nihagira ukubaza ngo nicyo uzi kubaho Imana b'i Bugande, mu magambo make uzamusubiza ibi: i Bugande waho Imana bwa mbere ni Yozefu Mukasa Barikudembe. Yozefu Mukasa Barikudembe yari umujyanama mukuru wa Kabaka kandi akaba n'umukristo ukuriye bagenzi be. Mu nama yagiraga Kabaka mwanga, yamubuzaga gucumura no kugira nabi, yagerageje kumubuza kumena amaraso. Mutagatifu Yozefu Mukasa Barikudembe Kiliziya yamugize umuvugizi w'abanyapolitiki n'abayobozi. Mutagatifu Yozefu Mukasa Barikudembe, udusabire. Uwa kabiri wahowe Imana ni Dionysio Sebugwawo. Mutagatifu Dionysio Sebugwawo yari umusore w'imyaka 16 w'umuhanga kandi afite impano nyinshi. Yari umuririmbyi, akagira ijwi ryiza cyane, yakundaga akazi ke akagatunganya uko bikwiye. Ibwami bakabimukundira kandi bakabimushimira. Yarashinzwe gukora mu mbere ibwami. Kiliziya rero yamugize umuvugizi n'umurinzi w'abaririmbyi, abanyamuziki n'amakorari. Mutagatifu Dionysio Sebugwawo, udusabire. Uwa gatatu wahowe Imana ni Mutagatifu Andrea Kagwa. Igihe Stanley yasuraga Ubugande nyuma y'uruzinduko rwa Colonel Gordon, Kabaka Mutesa yakunze ingoma zabo zabaherekezaga, noneho asaba ko bamubonera izo ngoma. Asaba n'Abarabo kumwigishiriza bamwe mu bagaragu kuzivuza. Muri abo bagiye kwiga kuvuza ingoma za kizungu, Andrea Kagwa yararimo. Kagwa ingoma zimenye vuba, aza no kuba umukuru wazo, akaba ari nawe wigishaga abandi. Mutagatifu Andrea Kagwa Kiliziya yamugize umuvugizi w'abakateshiste n'abarimu, akaba n'umuvugizi w'ingo. Mutagatifu Andrea Kagwa, udusabire. Uwa kane wahowe Imana i Bugande ni Mutagatifu Ponsiano Ngondwe. Ponsiano Ngondwe abo mu muryango wabo nibo bari bashinzwe gutegurira umwami ikawa yo kunywa no kwenyegeza umuriro w'ibwami wahoraga waka kuva Kabaka yimitswe kugeza atanze. Nyuma y'imyaka mike, Ponsiano Ngondwe ari umugaragu kwa Kabaka, yaje kwinjira mu ngabo za Kabaka, ahabwa n'isambu ahitwa Katibwa, ariho nyuma haje kwitwa Ikigowa. Yarashinzwe kuvuza ingoma z'ibwami yungirije Andrea Kagwa. Igihe Ponsiano Ngondwe agiye gutura Ikigowa, nibwo atangiye kumenya idini ry'ubukirisitu ndetse no kurikunda. Aha Ikigowa yaraturanye n'umukristo witwa Spiriyani Kamya. Uyu Spiriyani Kamya niwe mukristo warokotse igihe abandi bakristo bishwe bahowe Imana. Mutagatifu Ponsiano Ngondwe, umusirikare wagize ubutwari bwo guhamya Kristo akemera kumena amaraso. Kiliziya yamugize umuvugizi w'abapolisi n'abasirikare. Mutagatifu Ponsiano Ngondwe, udusabire. Undi wahowe Imana i Bugande ni Atanazi Bazikuketa. Atanazi Bazikuketa ibwami kwa Kabaka babonye ari umusore ugira isuku cyane kandi agashyira neza ibintu ku murongo, bamushinze kujya bika imyenda umwami yambaraga mu mihango y'ibwami, imitako ye, indorerwamo z'ibwami hamwe n'ibindi bintu by'agaciro bya Kabaka. Muri icyo gihe yigiraga kubatizwa hamwe na bagenzi be Anatole Kirigwajo, Gonzaga Gonza, Ambroise Kibuka ndetse na Ashire Kiwanuka. Mutagatifu Atanazi Bazikuketa yarashinzwe kubika kandi umutungo w'umwami kandi akabikora neza nk'umukirisitu, akabikorana umurava n'ubudahemuka. Kiliziya rero yamugize umuvugizi w'abacungamari, abanyamabanki babika umutungo wa rubanda hamwe n'abanyamakoperative n'amashyirahamwe y'ubwizigame. Mutagatifu Atanazi Bazikuketa we wabaye inyangamugayo n'indahemuka kugeraho ugira ubutwari bwo kudatezuka ku kwemera kwawe no kwemera gupfa ugahamya urukundo rwa Kristo. Udusabire. Undi wahowe Imana i Bugande ni Gonzaga Gonza. Gonzaga Gonza ibwami bamushinze gukora mu mbere kwa Kabaka. Karakazi gasaba ubwitonzi bukomeye kuko yarashinzwe kujya ajyana ibikenewe mu mbere mu mazu yarimo abagore ba Kabaka ndetse n'abashiki be. Bashiki ba Kabaka bari abakobwa batemererwa gushaka, ntibabone nuko bahura n'abagabo uretse ababageragaho kubera impamvu z'akazi. Ibi rero byatumaga aba bakobwa babigisha uko gikomeye ku basore nk'aba ngaba bakoraga mu mbere kwa Kabaka, aho abandi bagabo batageraga. Mutagatifu Gonzaga Gonza yapfuye afite imyaka 24. Mutagatifu Gonzaga Gonza kubera ko yihanganiye ububabare bukomeye bw'iminyururu kugeza gupfa n'ukuntu yajyaga akunda gufasha abanyururu cyangwa se abafunze, Kiliziya yamugize umuvugizi w'imfungwa n'abantu bari mu magorwa, ibibazo n'akababaro. Mutagatifu Gonzaga Gonza, udusabire.
Undi wahoye Imana ni Mathieu Mulumba. Mathieu Mulumba yari umugabo w'intwari ukomeye, ufite impano nyinshi, ufite ijwi riranguruye, uvugana ububasha kandi akumvisha abantu vuba icyo atekereza. Yari umugabo ukunda ukuri, wari afite inyota yo kumenya ukuri. Ibi byatumye agera no mu madini menshi. Mathieu Mulumba yabatijwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu mu 1882 hari ku munsi mukuru wa Pentecost, akomezwa na Musenyeri Léo Livin Hake kubera ko yari umutware kandi bikaba byari bigoye kugira ngo yihanganire ubukristo. Padiri Livin Hake yaramubwiye ati niba ubona utazashobora gukomeza ubukristo uburetse kubatizwa no guhabwa amasakaramentu. Mathieu Mulumba yaramusubije ati ntugire impungenge padiri, hashize imyaka 2 nariyemeje kuba umukristo, nta gishobora kumpindura. Ndi umukristo kandi nzapfa ndi umukristo. Mathieu Mulumba nubwo ari umutware yicishaga bugufi, agafasha umugore we guhinga, kandi ubundi bitarabagaho ku muntu umutware nkawe. Iyo babaga bari mu rugendo nawe yikoreraga umutwaro we, mu gihe abandi batware bakoreraga imitwaro abagaragu babo. Bajyaga bamuseka ngo yitwara nk'umugaragu kandi ari umutware, we akabasubiza ati n'ubundi ndi umugaragu wa Yezu. Mu manza yacaga ntiyaberaga kandi nta ruswa yakiraga kubera ko atagiraga irari ry'ibintu. Mutagatifu Mathieu Mulumba aho yiciwe kuri ubu hari paruwasi yamwitiriwe, paruwasi ya Mutagatifu Mathieu Mulumba. Kiliziya yamugize umuvugizi w'abayobozi n'umurinzi w'ingo za gikirisitu. Mutagatifu Mathieu Mulumba, udusabire. Undi wahoye Imana ni Mutagatifu Noah Mawagari. Noah Mawagari yabatijwe mu itsinda ry'abigishwa babatijwe ku munsi mukuru w'abatagatifu bose hari tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 mu 1885. Icyo gihe abamisiyoneri bari bamaze amezi 4 bagarutse bava muri Tanzania aho bari barahungiye Kabaka Mutesa. Mutesa amaze gutanga, umuhungu we Mwanga yagaruye abamisiyoneri kuko yari afitanye umubano mwiza n'abakristo. Abamisiyoneri bagarutse basanze hari abakristo bateguye neza na bagenzi babo, niko kubabatiza kuri tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 mu 1885. Muri abo havuyemo abamaritiri 2, abo ni Noah Mawagari na Yohani Maria Muzeyi, nawe toza kubona ubuzima bwe. Noah Mawagari yari umugabo w'umukozi cyane kandi w'umushakashatsi. Uretse kubumba ibintu bishya yigana, hari n'ibindi yihimbiraga. Yarazi no gukana impu, akazikuramo impuzu n'ibindi bintu, ku buryo yahoraga ari umuntu ugiye mu kazi ke yakavamo akajya kwigisha abandi evanjili no gusenga. Mutagatifu Noah Mawagari Kiliziya yamugize umuvugizi w'abakozi, abanyabukorikori n'abakora amashusho. Mutagatifu Noah Mawagari, udusabire. Undi wahoye Imana i Bugande ni Karoli Rwanga. Karoli Rwanga yari umusore mwiza w'inzobe, ukaraze kandi ukomeye, akamenya gukirana cyane. Yari afite impano yo kumenya kuyobora abandi, ku buryo abagaragu bose, abapagani n'abaporoso bamwubahaga bakamwumvira kubera ubuhanga, ubushobozi, ubutwari n'ubwitonzi byamurangaga. Akigera ibwami mu mirimo yashinzwe, yese agaragaza ubushobozi budasanzwe, ahita ahabwa imyanya y'ubuyobozi mu bandi kandi agashimwa n'abayobora ndetse n'abamukuriye. Wari umukuriye mu mirimo kwa Kabaka yari Yozefu Mukasa bari Kudembe, ari nawe wahoye Imana bwa mbere mu batagatifu b'i Bugande. Karoli Rwanga ageze kwa Kabaka yahise aziba icyuho cya Yohani Maria Muzeyi, umukristo w'Imena wari umaze kuva mu mirimo ibwami atashye iwabo. Karoli Rwanga yatangiye kandi kunganira Yozefu Mukasa bari Kudembe mu kwigisha evanjili ahibwami no gukomeza abavandimwe mu kwemera, cyane cyane kugerageza kurinda abasore bato bari kumwe kugira ngo Kabaka Mwanga atabakoresha ibyaha kubera ingeso mbi yagiraga yo gusambanya abana b'abahungu bakoraga iwe. Karoli Rwanga yarazwiho ubumanzi bukomeye, akabera abandi urugero. Yakomeje kubera abandi umuyobozi w'intangarugero kugeza igihe bemereye kwicwa, aho kugira ngo bahemukire Imana bacumura cyangwa se bayihakana. Mutagatifu Karoli Rwanga Kiliziya yamugize umuvugizi w'urubyiruko rwa Afurika, akaba n'umuvugizi w'abarayiki. Mutagatifu Karoli Rwanga, udusabire. Undi wahoye Imana ni Mutagatifu Ashiraho Kiwanuka. Ashiraho Kiwanuka yakurikije urugero rwa se wari ikirangirire, kuko nawe atatinze kugaragaza ubuhanga, ubutwari no kubindahemuka mu mirimo ashinzwe, haba mu bamukuriye cyangwa se mu rungano rwe. Kubera ko abatware boherezaga ibwami abana bitonda kandi babahanga bakwiye guhereza Kabaka, umutware wa Singo yaje kohereza Ashiraho Kiwanuka kwa Kabaka Mwanga amaze kwimikwa, ashaka abasore bato ngo bajye bamuhereza iwe. Ashiraho Kiwanuka yageze ibwami afite imyaka 15, ashingwa guhereza mu nzu Kabaka yakiriragamo abantu baturutse imihanda yose baje kubonana nawe. Mutagatifu Ashiraho Kiwanuka
yishwe hamwe n'abandi atwitswe hari kuri Ascension tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1886. Mutagatifu Ashiraho Kiwanuka Kiliziya yamugize umuvugizi w'abanyamakuru n'itangazamakuru. Mutagatifu Ashiraho Kiwanuka udusabire. Undi wahowe Imana i Bugande ni Ambroise Kibuka. Ambroise Kibuka ageze ibwami kwa Kabaka yashinzwe imirimo yo guhereza mu nzu Kabaka yakiriragamo abantu baturutse imihanda yose baje kubonana nawe. Aha yahasanze bagenzi be barimo mwene wabo Ashiraho Kiwanuka na bagenzi be bandi nabo baje kuba abatagatifu b'abamaritiri aribo Javira, Mbagatuzinde, Mukasakiri wa Wamvu, Mugaga na Denis Sebugwawo. Bari bayobowe na Karoli Rwanga ariwe wari umukuru wabo. Karoli Rwanga niwe wabigishije bwa mbere Evanjili ya Yesu Kristo, aza no kubageza kuri misiyoni kwa Padiri Ruruderi bitaga Mapera nawe arabigisha. Ambroise Kibuka hamwe na Ashiraho Kiwanuka bakunze kandi banyurwa n'ubukristo ndetse n'inyigisho za gikirisitu, baba bigishwa bigira kubatizwa. Mutagatifu Ambroise Kibuka Kiliziya yamugize muvugizi w'imiryango y'urubyiruko, abaskuti, abagide, abasaveri, jeke n'iyindi. Mutagatifu Ambroise Kibuka udusabire. Undi mutagatifu wahowe Imana i Bugande ni Mutagatifu Adolphe Mukasa Rudigo. Adolphe Mukasa Rudigo yazanywe bunyago mu Bugande ari umusore, ariko babonye yitonda kandi ari umuhanga bamushyira Kabaka ngajya muhereza. Adolphe Rudigo yarashinzwe guhingisha imirima ya Kabaka, yakundaga ubuhinzi ndetse n'ubworozi bigatuma yita no ku matungo yo kwa Kabaka. Adolphe Mukasa Rudigo bavuga ko yakundaga bagenzi be aribo bamwise izina rya Rudigo bahereye kuko yasaga n'umutware wahitwa Bunyoro witwa Rudigo, nuko riramuhama. Mutagatifu Adolphe Mukasa Rudigo Kiliziya yamugize umuvugizi w'abahinzi n'aborozi. Mutagatifu Adolphe Mukasa Rudigo udusabire. Undi wahowe Imana i Bugande ni Mutagatifu Anatole Kirigwajo. Anatole Kirigwajo yari umusore w'umuhanga kandi witonda, wagiraga ikinyabupfura kandi agakundwa n'abantu. Anatole Kirigwajo bamuzanye ari muto, ageze ibwami kwa Kabaka. Kabaka Mutesa yamushinze gukora mu nzu ye no mu byumba bye byo mu mbere kubera ubwitonzi n'ubuhanga yamubonanaga. Aha rero ibwami niho yahuriye n'abakristo barimo uwari ukuriye abagaragu ba Kabaka witwaga Yosefu Mukasa Barikudembe na mugenzi we w'umunyoro witwaga Andrea Kagwa. Batangira kumwigisha. Yo yabonaga ukagenda yajyaga kuri misiyoni guhabwa inyigisho na Padiri. Mutagatifu Anatole Kirigwajo Kiliziya yamugize umuvugizi w'aborozi, abavuzi b'amatungo n'abahigi. Mutagatifu Anatole Kirigwajo udusabire. Undi wahowe Imana i Bugande ni Mutagatifu Bruno Serunkuma. Bruno Serunkuma Kiliziya yamugize umuvugizi w'abicuza, abarwana n'ingeso mbi n'ibishuko by'umubiri, ubusinzi, ubusambanyi ndetse n'ibindi. Mutagatifu Bruno Serunkuma udusabire. Undi wahowe Imana i Bugande ni Yakobo Bazabariyawo. Mutagatifu Yakobo Bazabariyawo nawe n'umwe mu batagatifu b'amaritiri 22 b'i Bugande bemeye gupfa aho kugira ngo bahimukire Yesu Kristo bamwihakana. Mutagatifu Yakobo Bazabariyawo yari yaraje ibwami abana n'igikomangoma na Mukabya, niho yabyirukiye. Yahavuye ajya mu mirimo yo guhereza kwa Kabaka. Mu mirimo yakoraga ibwami yatangiye ari mu basore baherezaga Kabaka, ariko nyuma aza kujya mu bakaraza b'ibwami bari bayobowe na Andrea Kagwa. Ibwami niho yamenyeye abakristo n'ubukristo. Mu bintu byamutangaje kandi akumva ko ubukristo bwigisha ukuri n'ubuzima bw'abapadiri babaga barihebeye Imana, biyemeza kudashaka kugira ngo bakorere Imana nta kindi bayibangikanya nayo. Ibi byatumye yumva ko Kristo bakurikira ari ukuri koko, naho ubundi ntawe kwemera kwigomwa gutyo adakurikiye ukuri gukomeye. Ikindi nuko Yakobo Bazabariyawo yabonaga abayoboke b'idini rya Kristo nka Yosefu Mukasa Barikudembe na Andrea Kagwa ari abantu bagendera mu kuri kandi bakunda abantu. Hatangiriye kuvuza ingoma yabaye inshuti ya Andrea Kagwa bamwigishaga, yabaye umuhanga mu ngoma bituma atorerwa kungiriza Andrea Kagwa. Yamubereye umwungiriza atari mu kuvuza ingoma gusa, ahubwo no mu kwigisha gatigisimu n'amasengesho. Mutagatifu Yakobo Bazabariyawo Kiliziya yamugize umuvugizi w'abacuruzi n'amashyirahamwe.
mutagatifu Yakobo Bazabariyawo, udusabire. Undi wahowe Imana i Bugande ni mutagatifu Rukabana Bakintu. Mutagatifu Rukabana Bakintu yari umusore w'umuhanga w'inyangamugayo, ufite ijwi ryiza riranguruye, ufite uburebure buringaniye, ufite igitinyiro n'icyubahiro mu bandi, bakamwumvira, bakamukunda kandi bakumva inama ze. Yamenyanye na Matiya Murumba akigera Mitiyana, baba inshuti magara, batangirana kwiga idini ry'ubukirisitu. Batangiriye kwiga mu Baporoso. Abapadiri bageze mu Bugande naho bajyayo kumva inyigisho zabo. Baje kunyurwa n'inyigisho z'abapadiri, baba ariho bahitamo kubatirizwa. Abagande bakundaga cyane cyane Bikira Mariya, nyina w'umwami, kubera ukuntu mu Bugande umugabekazi cyangwa se nyina w'umwami yakundwaga kandi akubahwa. Kubera ukuntu abagatolika bigishaga cyane Bikira Mariya bakamuha icyubahiro, byatumaga abagande benshi babemera. Bagereranyaga inyigisho z'Abaporoso n'inyigisho z'abagatolika kuri Bikira Mariya, bakabijyaho impaka cyane cyane n'Abaporoso, bigatuma barushaho kumva no gukunda inyigisho gatolika. Rukabana Bakintu yafashaga Matiya Murumba mu kwigisha abigishwa ba Singo. Aba batagatifu uko ari batatu, mutagatifu Matiya Murumba, Rukabana Bakintu na Nowa Mawagari, bagize uruhare runini mu kubaka kiliziya ya Mitiyana muri Singo. Mutagatifu Rukabana Bakintu kiliziya yamugize umuvugizi w'abasare, abarobyi n'abacuzi. Undi wahowe Imana i Bugande ni mutagatifu Javira Musoke. Ubundi Javira izina ababyeyi be bamwise ni Musoke. Irya Javira yari giswe na bagenzi be atangiye guhereza ibwami kwa Kabaka. Izina Javira rishaka kuvuga aho aturuka cyangwa aho komoka. Abantu bose barahatinya, barikuye ku mpamvu yuko aho yakomokaga Seguku mu ngoro ya Rubare, Muyanja cyangwa se Imandwa nkuru, bavuga ko habagamo ingwe. Mutagatifu Javira kiliziya yamugize umuvugizi w'abagenzi, murinzi w'imodoka n'abashoferi, ibinyabiziga n'itumanaho. Mutagatifu Javira, udusabire. Undi mutagatifu wahowe Imana i Bugande ni mutagatifu Kizito. Mutagatifu Kizito niwe wari muto mu batagatifu b'amaritiri b'i Bugande 22, yarafite imyaka 14 gusa. Mutagatifu Kizito yakuriye mu rugo rw'uwitwa Nyika, wari umugaragu ukomeye cyane ibwami. Uyu Nyika yari yaranywanye n'umuryango wa se wa Kizito ku buryo yamureze nk'umwana mu bana be. Uyu Nyika rero niwe wazanye Kizito guhereza ibwami kwa Kabaka. Kizito ageze mu birimo kwa Kabaka, bamushinze gukora mu mbere kwa Kabaka. Kabaka yakundaga kumutuma kuzana amato ye igihe ashatse gusohoka. Niwe kandi wamujyaniraga ubutumwa hanze. Yari muto ariko azi ubwenge, yarazi imikino myinshi cyane cyane nko koga, gukirana, kuririmba ndetse no gucuranga. Yari umwana mwiza uhora yishimye, uteye ubwuzu. Ibi rero byatumaga agirana ikibazo na Kabaka mwanga kubera ingeso mbi yari afite yo kwifuza abana b'abahungu no gushaka kubakoresha icyaha cy'ubusambanyi. Yajyaga ashaka gukoresha Kizito icyaha cy'ubusambanyi, ariko agasanga Kizito ari umwana adashobora gukoresha ibintu nk'ibyo ngo amwemerere. Ibi rero byateraga isoni Kabaka, akamureka, dore ko Kizito yari umwana muto. Kizito yiciwe hamwe n'abandi babatwitse hari ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 1886, hari kuri Ascension, batahana na Kristo mu ijuru. Mutagatifu Kizito kiliziya yamugize umuvugizi w'abana bato bari munsi y'imyaka 15. Mutagatifu Kizito, udusabire. Undi wahowe Imana i Bugande ni Mbaga Tuzinde. Ubundi Tuzinde niryo zina ry'umuryango, naho Mbaga niryo bagenzi be bamwise ageze ibwami. Ibwami kwa Kabaka yarashinzwe kuzimanira abashyitsi n'abandi bari mu rugo rw'umwami. Iyo rero babahaga ibiryo bitarimo inyama, kubera ukuntu bakundaga inyama, babazaga Mbaga Tuzinde bati nta nyama zihari. We akabasubiza mu Kigande agira ati muravye Mbaga, bivuga ngo mwabonye se Mbaga. Bagenzi be rero niko kumwita Mbaga rirafata. Mbaga Tuzinde yari umusore ukaraze, utari muremure cyane, w'inzobe. Yagiraga umutima mwiza kandi agakunda ukuri, akakugenderamo kandi akanga amafuti. Mbaga Tuzinde ni urugero rw'abasore n'inkumi b'abakristo bahora barwanya ibishuko, cyane cyane ibishuko by'irari ry'umubiri n'iby'isi bishaka gutuma bahimukira Kristo. Mbaga Tuzinde kiliziya yamugize umuvugizi w'abasore n'inkumi bashaka kwiha Imana, umuvugizi w'abaseminari n'abanovisi, cyane cyane abari mu bigeragezo by'umuhamagaro wabo. Mutagatifu Mbaga Tuzinde,
udusabire. Undi wahowe Imana i Bugande ni Mutagatifu Mugaga Rubowa. Mutagatifu Mugaga yari umwe muri ba basore bazize guhamya ukwemera kwabo. Mutagatifu Mugaga ageze ibwami yabanje gukora mu nzu umwami yakiriragamo abashyitsi baje kubonana nawe, aho yayoborwaga na Karoli Rwanga, ari naho havuye itsinda ry'abahowe Imana b'i Bugande benshi. Gukora imbere kwa Kabaka kari akazi kagoye cyane. Nk'umukristo, mbere na mbere nuko agombaga kuba hari igihe cyose kugira ngo Kabaka namushaka mubone. Ibyo byatumye Mugaga atabona uburyo bwo kwigira kubatizwa. Kumwigishiriza aho mu mbere kwa Kabaka aho yakoraga ntibyashobokaga. Kujya kwigana n'abandi kwa padiri cyangwa se mu nzu yitaruye aho Karoli Rwanga yigishirizaga abandi nabyo ntibyashobokaga kuko atabonaga uko asohoka. Gusa iyo bwamaraga kwira ijoro riguye, Kabaka amaze kuryama, Mugaga nawe yaboneragaho akegera abandi bakamwigisha ibyo nabo bize. Nijoro yasangaga Karoli Rwanga na Yozefu Mukasa bari ku dembe bakamwigisha. Nuko Mugaga yashoboye kwiga inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mugaga yiciwe hamwe n'abandi batwitswe hari tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1886 kuri Ascension isa sita z'amanywa. Muri uwo muriro ntawatakaga, ahubwo bavugaga amasengesho kugeza igihe bashiremo umwuka. Nuko Mutagatifu Mugaga atahana ikamba ry'umaritiri mu ijuru, yari afite imyaka 16. Mutagatifu Mugaga Kiliziya yamugize umuvugizi w'abadozi, abanyabukorikori n'amajyambere. Mutagatifu Mugaga Rubowa, udusabire. Undi wahowe Imana ni Mutagatifu Mukasa Kiliwawamvu. Mutagatifu Mukasa Kiliwawamvu yari umusore muremure uteye nka se, nawe akagira imbaraga nyinshi kandi akaba umuhanga cyane mu gukirana. Yari umusore mwiza muremure w'igikara cyiza. Yazanywe guhereza kwa Kabaka n'uwitwa Kawurukisi, umushefu wa Singo. Aha Rumanyika yari umusushefu. Abashefu barebaga abana b'abahanga kandi bitonda bakwiye guhereza Kabaka, bakabajyana ibwami guhereza Kabaka. Ni muri ubwo buryo aba basore baherezaga bazaga bavuye mu mpande zose z'igihugu z'Ubugande. Ibwami Mukasa Kiliwawamvu yari ashinzwe guhereza ku meza y'abashyitsi ba Kabaka. Kwa Kabaka hazaga abantu benshi baturutse impande zose, hakaba n'abahamaraga iminsi bategereje kubonana nawe. Abashyitsi bakomeye nibo Kabaka yatumiraga ku meza ye. Abandi bashyitsi babaga bamushaka barakirwaga bose bagahabwa ifunguro mu gihe bagitegereje kubonana na Kabaka. Nta wicwaga n'inzara cyangwa se inyota mu rugo rw'umwami. Mukasa Kiliwawamvu yaherezaga abantu b'ingeri nyinshi, Abagande ndetse n'abanyamahanga baje kureba Kabaka. Mutagatifu Mukasa Kiliwawamvu Kiliziya yamugize umuvugizi n'umurinzi w'amahoteli, resitora n'ahandi hose hagenewe kwakira abagenzi n'abashyitsi. Mutagatifu Mukasa Kiliwawamvu, udusabire. Uwanyuma wahowe Imana i Bugande ni Mutagatifu Yohani Mariya Muzeyi. Mutagatifu Yohani Mariya Muzeyi ni umwe mu batagatifu bahowe Imana b'i Bugande 22. Niwe wishwe bwa nyuma hari hashize amezi 8 abandi barapfuye. Yishwe tariki 27 z'ukwezi kwa mbere 1887. Kuri gitariki nibwo twizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Yohani Mariya Muzeyi. Mutagatifu Yohani Mariya Muzeyi yavukiye ahitwa Kisemberwa ahagana mu 1852. Atangira guhereza kwa Kabaka hari idini rya Kisilamu, rikaba ari naryo ryabanje kugera mu Bugande. Hari Abagande bamwe bariyobotse babonye ko ari cyo rirusha idini ryabo rya gakondo, ndetse na Kabaka yaragiye kuba umuyisilamu. Muzeyi nk'umusore w'umuhanga washakishaga ukuri kw'Imana n'ukuri k'ubuzima, yayobotse iryo dini bamwita Jamali. Ubwo hari mu mwaka w'1881, icyo gihe hateye indwara y'icyorezo imara abantu. Muzeyi ahawe iminsi y'ikiruhuko yagiye ahitwa Mutundwe, ari naho yahuriye n'abigishwa b'Abakristo bamubwira Yezu Kristo n'inkuru nziza y'umukiro. Muzeyi yumva anyuzwe cyane no kwemera kwa Gikirisitu, nuko ahita atangira kwiga. Agarutse ibwami kwa Kabaka yagiye mu bo Yozefu Mukasa bari ku dembe yigishaga, akomeza kwigira kubatizwa. Yari afite inyota idasanzwe y'ijambo ry'Imana ku buryo yize vuba cyane. Muzeyi yari umuhanga cyane, yari umusore udasanzwe ufite impano nyinshi. Gatigisima abandi bigaga ibyumweru 3, Muzeyi we yayifashe yose mu minsi 2 gusa, ku buryo akiri n'umwigishwa yari afite ubushobozi bwo kwigisha abandi bigishwa. Ahibwami yatangiye gufasha Yozefu Mukasa bari ku dembe kwigisha bagenzi be no kubategurira batisimu. Yari yungirije Yozefu Mukasa bari ku dembe mu kuyobora no gutegura abandi bigishwa. Yohani Mariya Muzeyi ni umuntu wahoraga ashishikajwe no kugira neza abandi.
amafaranga abonaga n'ibintu yari atunze byose yabikoreshaga mu gufasha abandi. Kabaka Mutesa amaze gupfa, Muzehe yavuye ibwami bamushinga kujya kwita ku mva y'umwami, ariko aza kuvayo kuko yasanze imihango yahakorerwaga itabangikanwa n'ubukirisitu. Niko kujya kubana n'umukristo witwa Matayo Kirevu wari umutware hafi y'ahitwa Buye. Muzehe yakomeje kwigisha inkuru nziza ya Yezu Kristo aho yarari, bigeze aho akajya ajya no gusura abakristo bagenzi be ibwami kwa Kabaka. Igihe itotezwa ritangiye, Muzehe yari yibereye mu cyaro. Yaje kubaza Padiri Ruderi ko yabigenza. Padiri Ruderi amubwira gukomeza kwicecekera ahari ngo ye kwigaragaza kugira ngo nibura azakomeze umurimo wo kogeza ivanjiri, kuko abandi Kabaka yari yabamariye ku icumu. Nubwo Muzehe nawe yashakaga kuba yapfana n'abandi kubera ko yari yarasezeranye kumvira, yasubiye aho ibuye aricecekera. Abandi bamaze kubica, Mwanga yagiye yibuka ko hari abandi bagaragu b'abakristo bari baragiye mu cyaro bakiriho barimo na Muzehe. Bukeye amutumaho baramubura, aza kumutumaho inshuti ye amwizeza ko ashaka kumugororera. Nubwo Muzehe yabibonaga ko nta rundi rukundo Kabaka Mwanga yaramufitiye, yaremeye aragenda. Mwanga abwira umukuru w'abagaragu be ngo bamujyane bazamuha umusozi. Nuko umunsi wo kujya kwitaba ibwami ajyayo, ariko abona neza ko ari ukumubeshya, ahubwo ko ashaka kumwica amuziza ko ari umukristo nkuko yabigenjereje abandi. Uretse ko yumvaga atena byiza gukomeza kwihisha, ahubwo ko agomba no guhamya kwemera ko adatinya. Kuri uwo munsi rero mu gitondo yabanje guca kuri misiyoni, yumva misa Eucharistia, nuko yitaba ibwami. Kuva icyo gihe ntiyongeye kuboneka. Nyuma umurambo we bawusanze Mengo, bamuciye umutwe aho yaguye havubutse isoko y'amazi n'uba abantu bavoma. Mutagatifu Yohani Mariya Muzehe Kiliziya yamugize umurinzi w'abihaye Imana n'abaganga. Mutagatifu Yohani Mariya Muzehe, udusabire. Ngibyo bike mwamenya kuri abo bahowe Imana ko ari 22 b'i Bugande. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzakomeza kuganira mu buryo burambuye ku mateka ya buri umwe muri abo 22 bahowe Imana i Bugande. Bakoze cyane kubana nanjye, naho ubutaha.